naguhaye ikaze ukomeje gukurikira Gospel Sake TV. Ngewe nitwa Manasenga ibisanzwe mumaze kumenyera. Hano dore uru n'urusengero ruri hehe, ruri mu shyamba. Ese byagenze bite, bigiye kugenda bite? Reka turebe niki kigiye gukurikira. Uru rusengero niki kigiye kurubaho, reka twitegereze neza. Bahaye ikaze kugira ngo muze gukurikira neza. Twagiye. Ese habaye iki? Urusengero ruri mu shyamba, umugabo arimo ararwitegereza. Urusengero Urusengero byagenze bite? Reka ngere ndebe. Ahita abona urugi. Urusengero ngomba kurukora. Harakingura arinjira, areba hejuru. Ese byagenze bite? Ni ikindi bukore kugira ngo urusengero rusubirane ubwiza. Urusengero mana yanjye. Bega ibintu arimo arakomanga. Sima barayimenaguye. Ese bagendaga barahasirimbira. Ahantu haze gusirimba cyane. Arimo aritegereza mu birahuri. Ndibuhakorera iki kugira ngo hasubirane ubwiza? Ahantu barahatambiraga, bahakoreraga iki? Ahantu bigishirizaga bahita ku gatuta. Ahantu ndakora iki kugira ngo hasubirane ubwiza? Ngo ikaze muri iki kiganiro, kuri subscribe tibageze. Yego, ndimo aratembera shaka kugira ngo hasubirane ubwiza. Aya mababi ngomba kuyakuraho nkayarundanya kugira ngo hasubirane ubwiza nkuko wari rumeze mbere. Amabuye ngomba kuyarundanya hashira hariya. Mana yanjye, reka turebe ibintu ngomba kubyomora. Ngapima amababi ngomba kuyakuraho kugira ngo agende neza. Urabona ko ari ahantu ari abapasiteri cyangwa se abatambyi bicaraga. Imiyariyo nayo ngomba kuyihanagura. Abantu bagira isoni zo gukubura cyangwa se gukora inzu y'Imana. Buri wese azahimbwa bitewe nuko yakoze. Nakubwira ngo iki sinuko nyine ibirahure ngomba kubishyira mu kantu kugira ngo mbone ko nzashyiramo ibindi. Mana yanjye, reka turebe. Ese ari mu rusazo urusengero ko mbona ari runini. Ngiye mfite amatsiko. Reka turebe. Nufite amatsiko nk'ayanjye nuko nyine. Ibintu ayisabi ko bita hasi. No, uyu no muryango azashyiramo ibindi bishya. Urabona ko ari kugenda agerageza. Hari imbere n'ahantu hatambye bicaraga. Ndimo ndahabona. Zimbaho ndazishyira hera. Reka nzishyira ahangaha. Gena ntondeka neza aya mabuye kugira ngo bigire. Muzajye mugira bataragira mwa abantu. Imana iri hafi kuza. Urabi bw'Imana buri hafi kuza. Matayo 3:2. Ahantu ngomba kwakora neza kugira ngo hazasubirane ubwiza. Urusengero rw'Imana rugomba kugira formule. Nawe urusengero sengeramo uzajye rugira formule. Ndimara komanga agiye kuvanga sima. Habaye iki? Uyu mugabo nyamara afite gahunda. Naba bazabona ijoro, abandi mubamubeshya bazabona ijoro. Bararikorera, barariharanira. Imirimo mugenda mukora uzayisanga imana muri kubaka urusengero rwanyu, inzu zanyu muri kuzubaka mu ijoro. Nibyo ijambo ry'Imana rivuga. Imirimo yanyu muzayisangayo. Uzajya ukora Imana utiteye ku busirimu bwawe cyangwa se ku byo ufite. Ibintu byarashaje, byaraboze. Reka nterere hasi, uzashyiramo ibindi bishya. Cyegare we, reka turebe. Azanye urubaho rushya agiye gusimbuza rwa rundi. Nawe ahantu ukorera inzu y'Imana uzajya ukuramo ibishaje ushyiremo ibindi bishya. Nuko niba ntabigisha nuko nyine arimo arafunga neza. Ibintu ndabigira nte ngomba kubishyira hasi. Umugabo ntabwo yiteka ivumbi riri kumugwaho. Ageze hejuru ku sakaro n'isakaro. Arimo arafunga neza. Imvura ntabwo izongera gufata agasumari neza. Yabanje gushyiraho ihema cyangwa se shitingi. Uyu muryango nawo ngomba kubishyiraho ibyuma neza. Biraje hajyaze ibyuma byitangwa iki ntabwo mbizi. Arimo arafunga. Ibintu ngomba kubihanagura. Ujye mukora umurimo w'Imana. Arimo arafunga neza. Amavisi arimo arashyiramo neza. Nivo kiro turebe. Funga. Umugabo afite gahunda kabisa. Yazanye urugero rushyashya. Mwabibonye? Hari urugero rushyashya, yazanye rushyashya. Ngomba kubihungura kugira ngo bivahangaha kabisa. Mana yanjye, umugabo aritanga. Imana imuhe umugisha. Zanya amazi, ngomba koza urusengero rw'Imana inyuma kugira ngo hase neza. Ibibabi biveho. Nzashyiraho sima mu nzu y'Imana. Ahantu handuye mpagire neza, ahantu hacupiye mpagire neza. Icyegare we. Agasima keza. Urumva urusengero yagerageje kugenda rukora gake gake. Numwe mwibuke ko ari umwe. Arimo arakwereka mu rusengero sima. Yemeye no gupfuka amaca bugufi. Mujye muca bugufi kubera Imana, mutajya muca bugufi kubera abantu.
tujye umuca bugufi kubera Imana. Abantu Imana iba yarahaye ubuzima ikabaha kubaho. Nujya ubyuka mu gitondo ukumva uri muzima uzajya ushimira Imana. Azanye irangi arasiga Mana yanjye. Murera Imana we nizampemba. Nkore asiga akarangi neza rwose. Inzu y'Imana kwigira neza. Nuko handi yasize sima naho irimo uragenda yuma. Korera Imana ntacyo witayeho. Utitaye ku baguca intege. Korera Imana utitaye ku baguca intege. Ibintu byanda hano hasi. Byashaje ibyo bikuraho ushireho ibishya. Funga neza, parafo ndayishyiraho neza. Mana yanjye. Umugabo mani nk'umugisha. Arimo arashyiraho parafo. Cyagare we kubita. Arimo arapima hasi. Ese hano ndakorera iki? Aha ngagiye kwakorera ikira mumfashe kureba neza. Yaragiye gushyiraho akarumu cyangwa se icyumba bazajya bakoreraho bari kugira. Ahangaha ngira ngo nahajya gushyira amakaro mu rusengero. Ahangaha ni handi abatambyi bambara cyangwa se muri ka kumba abantu bajyamo kwambaramo cyangwa babika amaturo. Arimo arafunga neza. Mujye mukora inzu y'Imana na harahasize inshuti zanjye. Uyu mugabo aritanga kabisa. Twandikire muri comment. Twandikire muri comment waho ngaho wanyu ukuntu bimeze cyangwa se ibyo bigeze gukora. Arafunga neza, arafunga neza. Shizeho umuryango Mana yanjye. Mugabo Imana ijye umuhomogisha, mugabo Imana mumugisha. Agaparafo nakagomba kugashyiraho neza kubera ari mu nzu y'Imana. Yego, ibintu ukorera iwawe kubera icyo utabikora mu nzu y'Imana. Ko biha agaciro kuri icyo utagaha inzu y'Imana. Mujye mukora inzu y'Imana sinera. Bona karimo arasiga umugabo rwose. Hejuru naho arimo arafunga neza. Tazajya bihanuka, sikegare we. Tazajya bihanuka. Arafunga neza. Imirasire yayizanye. Inzu y'Imana igomba kwaka. Mbago abazajya baza gusenga muri nibature cyangwa se abandi babyita amaturuturu bazajya baza bacane basenga. Arimo arafunga neza installation. Bayita installation. Arimo aramwenyura korera Imana. Biratsi biravuze. Mana we. Mana irashoboye. Urusengero rw'Imana kurukora neza. Sendasojera. Okay, ndabona nta kibazo hafite kabisa. Murakoze. Jye nitwa Nigenamana Simani wahomugisha. Nuko twari twatangiye urusengero rumeze gutyo umugabo atangira rwitegereza. Nuko wongera uyirebe niba mutanyuzwe. Arimo aragena ajya kuri ukuntu bimeze. Dore nguko rumeze. N'imbere hameze nabi. Nakoze ko nkurikira njye nitwa Nigenamana Simani bahomugisha. Murakoze.